mvukira mu muryango w'abasilamu, nsanga basenga ari abasilamu, nsanga basenga bakora iyo karande. Sogokuru yari umupfumu, sogokuru yararaguraga, bagakora imihango yo guterekera. No mu bapfumu nagiyeyo njya gushakira y'umugisha, antuma amata, antuma ubuki. Ibyo bintu uzabizanye. Dutwaye na bwa buki, dutwaye na ya mata, dutwaye agace ka litiro k'amata y'inshyushyu akamwe uwo munsi n'ubuki. Ariko ubuki twarabujyanye ngo bwari ubuki bwapfuye. Tumaje kugerayo ubuki turabutwaye, ufate n'ayo mata musuke mwibasa, duha nibase, mukende mu bwiyuhagire, mujye mwiyuhagira muvuga ngo tuboneho kugusuhuza kandi tugushimira gukurikirana ibiganiro bya Isezerano TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Iyi ni Isezerano TV, naho nge mwumva ndi Ngoboka Miriam. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi tuboneho kubashimira mwebwe mu bikurikirana 5 kuri 5 aho muherereye ahariho hose, yaba mu Rwanda no hanze yarwo. Nkuko muri kubibona kuri kamera za Isezerano TV, tuhafite umutumirwa, turagira ngo tumusabe atwibwira amazina, dukomezanye ikiganiro mwamaje kumenya uwo ari we. Nitwa Nyanka Assia, nkaba ndi umumama w'abana 5, n'umutware umwe, ariko umutware akaba atariho, akaba ari njye. Nkaba ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, niho kavukire yanjye. Akagari ka Murama, umudugudu wa Binonga, akaba ariho navukiye, ndaharererwa, ndahakurira, ndanahabyarira. Ariko ubu nkaba ubu ngubu ndi ahantu bita mu Kantoza, mu mudugudu Rudashya, aho bita Nyakagezi ku Murindi, niho mba. Mu mibereho yanjye uko nabayeho, mu buzima bwanjye nabayeho, ndavuka mvukira mu muryango, ndi umwana umwe. Navutse ndi umwana umwe, mvuka ku babyeyi babiri. Muri abo babyeyi babiri, umwe arapfa bafite imyaka 2. Muri iyo myaka 2 mama yapfuye, umwana yari yavukanye natwe twavukanye nawe arapfa. Apfuye sigara ndi umwana umwe, ndarerwa, ndakura, sigara kwa nyogokuru ari ubyara data, ndahaba, ndakura, ndiga, njya mu ishuri, ndangiza uwa 6, ariko ntago nigeze ngira amahirwe yo gukomeza amashuri. Ariko muri uko kuvuka kuri uwo muryango, navutse mu muryango nsanga iwacu baterekera, iwacu sogokuru aragura, mvukira muri uwo muryango, mba muri ubwo ubuzima nsanze. Data ntitwize tubana, data nawe wese ashaka undi mugore, amaje gushaka umugore ndererwa kwa nyogokuru, mba muri ubwo buzima. Ubwo buzima rero nabayemo bwari ubuzima bugoye, bwari ubuzima buruhije, kuba uri umwana uri imfubyi, utagira so, utagira nyoko, kuko data nimba twabanaga ariko ntigeze andera, nta n'ishuri yigeze nandihirira. Kwa nyogokuru no bandihiriye. Icyo gihe kera kwishyura ishuri byari igiceri cy'ijana, igihembwe kimwe, ni ukuvuga ngo umwaka wose wari amafaranga 300. Ndiga, maje kwiga, ubwo ba muri ubwo buzima bugoye, buruhije cyane, kurenza uko umwana avuka kw'iki gihe. Navutse kwambara inkweto byari bigoye cyane, kwambara inkweto nabaye mu myaka 16 ntarakoze inkweto mu kirenge cyanjye. Nambaye inkweto 97. Mu myaka yanjye rero navutse 78, 1978 nibwo navutse, kugeza kuri saa mfite imyaka 43. Ubwo niyo myaka mfite. Muri ubwo buzima uko nabubayemo ndi umupagani, ntazi Imana, mvukira mu muryango w'abasilamu.
nsanga basenga ari abasilamu, nsanga basenga bakora iyo karande, sogokuru yari umupfumu, sogokuru yararaguraga, bagakora imihango yo guterekera, bababaza iyo hene baterekereye, izo nyama tukaziryaho. Mba muri ubwo buzima ntazi ko n'Imana ibaho, ntazi n'ukuntu banasenga, ntazi n'icyerekezo, ntazi wapi, ibyo byose ntabizi. Mbese nkumva ko ubuzima bubaho ari ukurya, ari ukuryama gusa nta bindi. Ubwo rero muri ubwo buzima bwose nabubayemo kugeza aho intambara yabaye 1994, turahunguka turataha. Ariko muri iyo 1994 tumaze guhunguka nibwo nashyize inkweto mu kirenge. Nayo intambara yabaye mfite imyaka 16. Ubwo nkomeza muri ubwo buzima, nkomeza mu basilamu nyine, ndasenga mu basilamu. Ubwo nkajya mu basilamu baritandira, ukitandira, ariko kwitandira kwanjye ntibyambagamo kuko nabonaga ibintu bakora, nkabona navutse mu muryango, nareba muri umuryango banavutsemo, nareba ibintu bakora, nareba ko n'abagore bwabo b'abasilamu bashaka abagabo benshi. Ibyo byose bikanca intege, nkumva wapi, nkumva sinzabishobora, nkumva sinzabivamo. Ngeze aho rero nkomeza gutyo mu basilamu ndiga, ariko nkiga bitandimo, kwitandira nkitandira bitandimo, nkavuga nta ariko subu ubuzima buzakomeza ngeze haryari, nzabigenza gute. Ubwo rero nibwo maje kugira imyaka 23 nibwo nese nshaka umugabo, maje gushaka umugabo tubyarana abana 5. Muri abo bana 5 ariko nashatse umugabo ntanywa inzoga ndayinywa, anyigisha kunywa inzoga. Nta yindi inzoga nanywaga Primus, niyo nzago nanywaga, niyo nabashaga. Ubwo inzoga nkazinywa nkumva ko ariyo mahoro, nkumva ko ari bwo buzima, nkumva ko nta n'ikindi kibazo nagira, nabaye mfite n'ibibazo, nkumva ko ibibazo byanjye byarangizwa n'inzoga. Ubwo rero igihe cyarageze, nkajya nkamura n'ibibazo, nkahura n'umuruho, nkaruhana n'agahinda, nkibaza ubuzima bwose ukuntu nzabubamo, nkibaza iyo mibereho yose, nareba ukuntu mbanye n'umugabo, twarakodeshaga tukodesha, nareba mu kukodesha, nareba n'abana turi kubyara. Muri ubwo buzima bwose nkabona nta herezo, nkabona wapi, nkabura n'ahantu nduhukira, nkabura umuntu nabwira ibibazo, nkareba ukuntu nta mama ngira, nkareba ntaki, nkibaza se ubuzima nzabamo gute, nkareba umuruho mfite. Ndavuga nti rero reka nkomeze nihangane. Mu guhamagarwa kwanjye rero nahamagaye mfite abana 4. Tutaragera mu cyiciro cyawe cyo guhamagarwa, turagira ngo tugaruke inyuma. Wavuze yuko wabaye mu muryango baterekera, bakaragura, bakanaraguza. Ese ubuzima bw'abana baba aho hantu ububona ari ubuzima bumeze bute? Umva muri ubwo buzima bw'abantu baragura banaterekera, nta buzima buhari, ntabwo. Kuko narebye nsanga ahubwo ubwo buzima nukubereka, kuko iyo baterekera bakanaragura, baterekera bakwereka ko ubuzima bwawe ari aho ugomba gukora nk'ibyo bakora. Kandi nimba mu muryango harimo umuntu uragura, byanga bikunda muri uwo muryango havamo umuntu uzamusimbura. Nasanze rero ubwo buzima nararebaga nkabona ibyo bakora ngewe n'amagambo bavuga, nkabona ntabishobora, nkabona ntazabishobora muri ubwo buzima. Nkabona mbese birancenga, nkajya nibaza se abantu ba muri ubu buzima ari uguterekera, ari ukubandwa, nibyo bavuga simbizi, nibyo baterekera simbizi, no babwira simwumva. Gusa nabibonaga gusa nkabirebesha gutya amaso, ariko njye mu mutima wanjye nkabona yuko nta herezo mfite, nkabona nta n'ikintu gishobora kuzahamvana. Ntazi nimba Imana ibaho, ntazi nimba umuntu yaremwe n'Imana, ntazi, nkumva ko gusa bavuga ngo dufite umubyeyi runaka. Ubundi mu Kinyarwanda byita ngo Nyagusinga yatambutse. Mu Kinyarwanda cyabo niko bavuga, bati Nyagusinga aratambutse.
byagezaga n'igihe bakakora igitaramo bagatarama bati ubwo mu mwijima nta tara ryaka, bati Nyagusinga agiye gutambuka. Ubwo rero bavuga ngo Nyagusinga agiye gutambuka, ubwo nyine bwo kubera ko babimenyaga bamenya ko atambutse, ariko kubera ko nari umwana ntago nabimenyaga. Bakavuga bati rero gihe kikagera nimba ari imihango bagutongeraho bakabigutongeraho, urumva umwana wavutse muri ibyo bya karande bagira ibyo bagutongeraho, bakajya bakwerekana bavuga ati ni runaka. Mwumvishe ko mbere navuze izina ryanjye ko nitwa Nyanka Assia. Iryo zina rero Nyanka Assia namenye ubwenge sanga iryo zina bararinyise, nanisa nkibaza ese iryo zina ryanjye barinyise kubera iki? Iryo zina ryanjye sinjye waryiswe, ahubwo ibyo bakoraga karande nibyo byanyise izina. Ni ukuvuga ngo abazimu bakoreraga nibo bakwise izina rivuga ngo Nyanka. Noneho kubera ko bari abasilamu bakorera ku izina ry'uko banyita Assia. Ubundi iyo umwana yavutse muri uwo muryango akavukira muri uwo muryango ukora karande, byanga bikunda bamwita izina. None se ko uvuze yuko bari abasilamu, bararaguraga bakanaraguza bagahindukira bakaba n'abasilamu byose rimwe? Byose rimwe, byose barabikoraga. Sogokuru yararaguraga bakanaterekera bakaba n'abasilamu, byose barabikora. Ubwo nibi byose byo bakoraga, ariko si ukuvuga ko ubwo busilamu koko babwubahirizaga, bitirirwaga izina ry'uko ari abasilamu. Ubwo igihe cyo kuvuga ngo habaye irayidi bajyagayo, cyo kuvuga ngo igifungo ntago mbyibuka neza nimba barafunga niba bataravuga, kuko nari umwana ntago nabimenyaga ko icyo gifungo cyabayeho, cyangwa se numva ngo irayidi yabaye bakajya ku irayidi. None se ko umwijima n'umucyo bitabangikanya, izo mana zabo za Nyagusinga bajyaga mu irayidi bakajya gusari, imana zabo zikabyemera, kandi nzi ko imana zijyanye n'abapfumu zitemera ibijyanye no gusenga. Byose barabikoraga. Wigeze kuvuga ngo ubwo buzima nabo bagamo, ariko nkabubamo numva ntabushaka. Urumva ahantu baraguraga, wavuze ko mwaryaga inyama baterekereyeho, kandi uri kumva wari umwana. Ni ukubera iki ubwo buzima wumva gutabushaka, kandi ari ubuzima burimwo igihekane cyaryananywa? Ubwo buzima rero impamvu nabo bagamo ntabushaka, nari mu buzima bw'uko ndi imfubyi, nta mama mfite, data akaba ataragize gute, atarigeze ndera. Ubwo buzima rero kuko nabubayemo mbabaye, ntavuga ngo ndatazangurira umwenda, mama azangurira umwenda, nkabona ari ubuzima bugoye cyane. Nkareba kuko abantu ba kera nta n'ikintu bitagaho ubundi, nimba umwana yaga yariye yananyweye n'ubukene bwari bunariho, kuko byaje kugeraho aho naziye kumenya ubwenge, naje kumenya ubwo icyo gihe data kiragura, amafaranga yarabonekaga, amafaranga ya kera ari make cyane, amafaranga yarabonekaga akaboneka, bakaba bahaha, bakaba bateka, bakaba twanywa rwose nta kibazo. Ariko ubuzima bundi bwo mu mibereho ushobora gukorera umwana ubu muri iki gihe ntabwo ari buriho. Ni ukuvuga ngo umwana nimba yabaga yariye yananyweye, ibyo n'ubwo buzima nta bundi. Wavuze ko bajyaga bakujyana bakajya kukwereka iyo mana ya Nyagusinga. Iyo bajyaga kukwereka imana ya Nyagusinga, bakujyanaga wambaye gute? Ese iyo bakugezaga imbere y'iyo mana bayibwiraga yahe magambo? Ni ukuvuga ngo nimba mwabaga mwicaye nk'uko mushobora kuba twicaye gutyo ikiganiro turi gukora, mwebwe muri abana, nimba muri abana rero mwaricaraga, bamara kwicara bo bagakora ibyabo bakora, mwarangiza mugahaguruka mukigendera. Ubwo ntiwamenya ngo bakoze ibi, bagize gutya, ubwo nuko nyine. Ahandi ni mu nzu
ubwo nimba ari mu nzu ni mu nzu aho nta handi twajyaga ni mu nzu. Ubwo nimba ari ukuvuga ngo baterekeye bati mwicare hari ibyo tugira ngo tubabwire, nimba ari ubwo buntuza icyo kigage bashigishe bati mwakire munywe tukanywa twari tukihagurutse tukigenda bitewe nuko nari umwana. Wakomeje kwibanda ku ijambo rivuga ngo wari umwana, ubundi ubwo buzima weho wabuvuyemo ufite imyaka ingahe? Ubwo buzima nabuvuyemo mfite imyaka 36. Kuvuze ko wabuvuyemo ufite imyaka 36 kandi watubwiye ko washatse ufite imyaka 23. Mu myaka 23 n'ubundi nese aho washakiye naho bari muri ubwo buzima bwo guterekera no kuragura? Muri ubwo buzima rero ntago nari ntaramenya umwami Yesu, nukuvuga ngo ntari nkiri muri bya bindi byo mu muryango. Nari muri bya byo mu muryango nkumva ko aho nakuriye nkashakira umugabo, narakuze nshaka umugabo nkomeza muri ya gakondo y'iwacu, nkumva ko bizandengera biturutse muri gakondo y'iwacu. Urashatse umugabo mushakanye ufite imyaka 23, watubwiye ko utanywaga inzoga. Nihe mpamvu ubundi yatuma gutanywa inzoga kandi ubaho baragura kandi aho baragura ari iwabo w'inzoga? Kuva mvutse nta nzoga nigezemo, bazanaga izo primusi, urwagwa, ibitoki, ntago nazinywaga, ahubwo iyo bengaga kubera ko bengaga nanywaga uwo mutobe tukanywa icyo gikatsi baba bahishije. Nta nubwo niyo nzoga barayishigishaga nyine, iyo nzoga bakayenga bakayishyira hariya, ariko sinanywaga inzoga reka. Turagiye rero, twari tugeze handi wari utubwiye ngo nuko nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu mwahuriye he? Wamwakiriye bigenze gute? Yesu rero kuntu naje kumwakira n'ukuntu naje guhamagarwa, jewe najyaga ndyama nkarota inzozi ndose zigasohora. Ubwo nkishaka gutyo umugabo nibwo ibibazo byabaye ibibazo. Umugabo tukaba turi kumwe, ubwo ntitugirane ikintu cyitwa amahoro y'umugisha mu rugo. Akaba yafata amafaranga tumenye hageze gute ahanyuze, akaba nanjye ubwanjye nayafata amafaranga simenye ahantu aciye. Ugasanga mbese mu rugo duhorana iki bwa bukene bwo kutazamuka ngo tujye hejuru. Ubwo umugabo yakora akazi, yakora amezi 6, muri aya mezi 6 hakaza kubaho nyuma y'amezi 6 akaba avuye mu kazi ashwanye n'umukoresha, atava mu kazi ashwanye n'umukoresha, akavamo ashwanye nabo abana nabo. Ubwo buzima mubamo noneho yakora yamara nk'umwaka nkashima Imana, n'Imana uhabwa icyubahiro. Uwo munsi iyo yavaga mu kazi narotaga inzozi, nkajya kubona nkabona inka nyinshi ziranyirukankanye, inka nyinshi zikanyirukankana, zanyirukankana abana, ariko ibyanga bikunda ahantu hari ikibazo, kuko nari ndi umupagani, wa wundi wa nyuma, wa wundi wa kure, utavuga ngo Yesu, utavuga ngo iki, nari umusiramu, wa wundi bakwigisha ngo Imana ntibyarwa kandi gisa nacyo, nta no kuvuga ngo yewe uraza unambwire ngo aha wajya gusengera hangaye Imana ikaba yakuruhura, nkaba nakubwira nti uramenye. Ariko muri ko gushaka umugabo sinongeye gusubira muri bya bindi by'ubusiramu ngo nitande cyangwa se ngo ngende ngo ngiye gusenga mu basiramu. Nahise mbihagarikira aho ngaho, maje gushaka umugabo, maje no kunywa inzoga gutyo, nahise mbihagarikira. Ariko ubuzima buba bwa buzima bwa bundi bwanze. Hajya rero umugabo yageze aho akazi bikajya bimera nabi, kabona nta mugisha, kabona naki. Ubwo biza kugeza aho ndavuga nti ntabyo, no mu bapfumu nagiyeyo njya gushakira y'umugisha. Ubwo nkimara kujya muri ibyo byo mu bapfumu, umugabo nibwo yigeze
agira ikibazo cyo mu kazi cy'umukuntu bakoranaga. Ndavuga nti ariko ubuzima ko ndeba ubuzima ntazabushobora ko bajya bavanga abantu bararaguza mu buzima bwanjye. Ubwo nari ngiye kuraguza, ndabanireka njya kuraguza. Naragiye njya mu bapfumu njya kuraguza, ntwara amafaranga yanjye, ntwara amafaranga ibihumbi 7,000. Itike yari 2,000, kongera no kungarura nitwara 5,000 byanjye. 5,000 byanjye ndabitwara njya ku mupfumu. Umupfumu mugezeho jya hari yanshyira mu cyumba, iterura utuyuzi twiwe. Rangije bati ngaho vuga izina ryawe, izina ndarivuga. Bati ngaho vuga tanga imbuto. Imbuto rero ni amafaranga ndayatanga 5,000. Baje kubitanga arambwira ati ngaho rero ngaho vuga ikibazo cyakuzanye. Ndamubwira nti rero mfite ikibazo cy'umugabo. Umugabo arakora mu kazi, akazi kakavaho, none mu kazi bimeze nabi. Yagiye kumbwira arambwira ngo umugabo wawe ngo hari ibintu ngo ari umuntu ngo hamutwaye amafaranga arayajyana ngo yajugunya mu mazi, ngo amafaranga amaje kuyajugunya mu mazi ngo none ngo yamwatiriyeho umuvumo, ngo niyo mpamvu umugabo wawe ngo nta mugisha agira, ngo ahageze hose akazi agenda akavaho. Nicyo gusa nicyo. None se kugira ngo bizakemuke bizagenda gute? Arambwira ati kugira ngo bizakemuke ikintu kizabikemura nuko wowe uzagenda umugabo wamukazana antuma amata antuma ubuki, ibyo bintu uzabizana. Ndasambwira umugabo ndamubwira rero navuye ku mupfumu, none yambwiye gutya na gutya, uremera ko tuzajyana? Nawe rero umva ikintu umugore abwiwe n'umugabo. Ati se urabona bizacamo? Ni nawe ureba kuntu babaye, akazi wari ukariho, akazi ukavuyeho, none tujye gushaka intsinzi turebe ko bikora. Umugabo arambwira ati wa mugore we ukunda kuraguza, dore ugiye kuzaba nka bene wanyu biruka mu bapfumu, none nituramuka tugiyeyo ibi bintu ntibikunde bizagenda gute? Umugabo koko aranyemera, koko turagenda. Nitwara amafaranga yanjye 15,000, itike y'abantu 2 5,000 n'10,000. Dutwaye na bwa buki, dutwaye na ya mata, dutwaye agace ka litiro k'amata y'inshyushyu akamwe uwo munsi n'ubuki. Ariko ubuki twarabujyanye ngo bwari ubuki bwapfuye. Tumaje kugerayo ubuki turabutwaye, ati mwinjire. Turinjira, tugezeyo bati mutange imbuto turayitanga. Ubwo umugore akimara kureba bwa buki akimara kurata ubuki bwarapfuye. Ati si ubuki ko bwapfuye hari icyo buri bukore? Twararangije bwa buki aratubwira ati mugende dore inzu ngiriya, mugende mufate bwa buki, mufate nayo mata musuke mwibasa duha nibase, mugende mubwiyuhagire, mujye mwiyuhagira muvuga ngo imyaku, inyatsi, ibiki byose mbese duhungura. Biragenda muri ayo mazi na karande n'ibiki byose, mbese n'ibitwirukaho byose tugenda tubyirukana tubyiyuhagira. Ubwo twaragiye nyine n'umugabo turagenda nyine turiyuhagira, twiyuhagira ibyo bintu byose. Tumuhereza 10,000. Tumaje kumeza bya 10,000 turikendeye. Mugabo ati se ko twamaje kumugezaho boki, ariko nyuma ikimara kugira gutyo yaduhaye imiti aho umugabo dute hagati agomba kumarika imbere yo muri gikinyi cy'amarembo n'ibyo akomba kwambara. Nanjye mpibyo nambara. Turataha tugeze mu rugo nyuma y'umunsi umwe. Umugabo akazi akavaho, kandi twagiye gushaka intsinzi y'akazi. Akazi yahise akavaho. Akimara kukavaho arambwira ati sobo reba 10,000 twatanze na 15 by'itike, ubu se ubona tuvanye n'iki? Twagomye aho nyine, turangije turataha. Akazi niyongera kugasubiramo, dusubira mu buzima bwacu busanzwe, nkomeza mbaho gutyo. Ariko ubwo nabijyagamo nkabijyagamo ntezwa n'inkunga n'umuryango. Numva ko nari nkiri bamwe n'umuryango, numva ko nta handi amahoro abahehe ku mupfumu, numva ko nta bundi buzima bakumupfumu. Ariko nshaka intsinzi yatuma ngiyewe ubwanjye nabona umugisha. Ariko ya ntsinzi nayishakaga, ariko simenye ko ibyo bagize gute umuryango wanyaturiyeho. Kuko nashatse umugabo nishingiye, sinashatse umugabo mvuga ngo nasabwe cyangwa se nakowe inka itahe mu rugo. Narishingiye.
ubwo rero ubuzima bwarakomeje gutyo, mbana gutyo n'umugabo, biri hasi biri hejuru, byanga bidakunda. ubwo umugabo aza kubona akazi, abonye akazi yahembwaga 60,000, ahembwa ku kwezi, kuko mu mezi abiri mu kwezi yahembwagamo kabiri, 15 yahembwaga 30, akandi 15 ahembwa 30. ubuzima numva mbese ko ubuzima bukomeje. Umugabo rero kimara kwinjira mu kazi, ndabana ariko se umugabo abonye akazi keza, reka nongere ngende. None ngenda haguruka njya ku mupfumu, nanone njya kuraguriza umugabo akazi. Kuraguriza umugabo akazi, umupfumu arambwira ariko nubwo uje kuraguriza umugabo wawe, ariko ndi kubona umugabo wawe hari ikintu kigiye kuzamubaho mu kazi, narangiza bimuharirwe. Ese ni igiki? Ati simba, ati ko mbona umugabo wawe akora mu bintu by'ibyuma, yararaga isambu. Bimeze gute? Ndamubwira narara isambu. Ubwo ndataha umugabo ndabimubwira, arambwira ati wowe muzaze, nimumara kuza nzabaha umuti. Twatwaye amafaranga 5,000, umugabo ndamutwara, dutwara 5,000. Tumaje kubitwara, umumama kuko yamubwiye nka bya bindi wawundi yamubwiye, avuga ati mfiteho inyatsi, abo tubwira ati uzagende ugura ubuki. Atubwiye nk'ibyo ndatubwiye ngo tugura ubuki n'amata, noneho ya mata azayiyuhagire, amahano umuti. Magatata tubandije mu bapfumu, n'ubunenge by'abapfubirwa n'abapfumu. Makabo yigiriye mu kazi, habya gukamisha mu gitondo amata, ngo umugabo araza akarabe wa mutina ya mata na bwa buki. Buki twabuguze 500, umugabo ngatinda mu kazi. Umunsi wa mbere ubwo biri kugana he, biri ku musozo. Umunsi wa kabiri umugabo nkamutegereza nti uri heye, umugabo atashwe, akaza amata yapfuye, kandi amata ashaka gukoreshwa ako kamwanya, akimara kuva ku nka agishyushye ukatuyakaraba. Ubwo rero umugabo ku munsi wa gatatu tegereza umugabo, ndabyuka nigira mu isoko naho. Ariko ubwo umugabo nkimara kumutegereza, umugabo ndaheba, bwabuki buraho, amata ndakamisha nkayinywera, bikaranyira mu bwana. Ariko se bite? Akambwira tumva by'abapfumu bibwa n'abapfumu, cyumva bara cyane, Imana yaguhaye umugisha bayawuguhaye, nimba itawugaye, nimba akazi katarakanye ubwo sakanje. Ninjoro nza kuryama, ndyama ndota inzozi, mbona ngiye bamfashe, bamfatanye ibijerekani, mbona bamfunze, kana ko sinzozi ziri kuganisha heye. Noneho umugabo ndamubwira ntariko narose inzozi, kuko ntayerekwa nagiraga, narotaga inzozi anye zikansohoreraho, ariko nta gisobanuro nafataga, nta n'umuntu byibura usenga nabashaga kugira gute kuba navugana nawe, cyangwa se ngo wenda ngo mubwire ngo mfite ikibazo kirunaka nsengera, kuko numva ko ubuzima bwanjye mbese buraho, wenda umupfumu wenda ari ikintu yamara cyangwa yagira ate. Ubwo umugabo uko yakakanze gubwo hasi uyu munsi umwe narasoza nzozi, umugabo koko yaje kwiryamira yananyweye aho yakoraga ku mashini, barasa barabiba, babibari intuza amazutu, batwara ibijerekani bigeze muri 3. Noneho babandi babyibye baragenda barabafata, babafashe barangije bahita bahamagara, baza baramutwara. Baramutwaye bajya kumufunga. Uwo munsi ndataha ngeze mu rugo, nsanga umugabo yafunzwe. Sanga umugabo yafunzwe. Sanze umugabo yafunzwe, ndavuga nese koko Mana, ubu buzima nzabamo bishobore. Umugabo arafunzwe, ubuzima bwanjye bwari buhagaze ku mugabo, ubuzima bwanjye umugabo niwe twabana. Ese aba bana bane nzabasha kubahahira? Ese nzabigenzanya? Ese umwana aziga? Muri uko gufunga k'umugabo nibwo sinongeye kuryama ngo sinzire, sinongeye kubona amahoro n'umunsi n'umwe. Mbese muri ubwo buzima abantu bahise bamvaho, bate ngaho wa mugore wahirwa n'umugabo, dore ngo warafunzwe, urabigenza ute? Uranyura hehe? Mpinduka icyitegererezo
ku musozi nari ntuyeho, numva ndarushye, numva ndaremerewe, numva mbese ntago ubundi sinari nzi ko umuntu ashobora kwanga undi cyangwa se umuntu akaba yanakuvuga, ariko ubwo buzima bwose bwahise bwose buhagurukaho, n'uwo twavuganaga nawe wari inshuti yanjye nawe wari iki, bose bahita bahagurukaho, numva mbuse amahoro, numva mbuse amahwemo, nkaryama sinsinzire, nkaryama singoheke, simbona ibitotsi, nkibaza ukuntu nzatunga abana, nkibaza ukuntu nzama ubwo buzima, numva mbese isi imanuka iranyegereye. Nuko ubwo mugabo bahise bamutwara koko, bamutwara ku Kagugu, avayo hahita bajya kuburana mu rukiko, baramumanura mujyana Kimironko, i Remera, bahita bamucira n'urumanza, bahita afungwa amezi 10. Ariko muri ayo mezi 10 narebye mbona nta herezo mfite, mbona nta buzima, mbona abantu bose bamvuyeho, mbona rikadana abana rwose ubu ko mbuze ubuzima, ese nzajya gusenga mu basilamu nabo ko mbona nabo nta kigenda, nzajyayo. Nahise mpaguruka, hari imodoka yajyagiza, urabona hari ya Kicukiro kwa Mugandamuri, urahareba kuri Niboyi muri Isisi rero Niboyi yari yaratanze imodoka zazaga Ikinya zikakwira Impuza na za Masana na za Bugesera, Ikinyinya, Kagugu, Nyarutarama, bakaza kwirwa bavuga ubutumwa, bavuga ati muze muri Isisi kwa Niboyi kwa Mugandamure, usange Yesu arakuruhura, uze ibibazo byawe byose, mbese umva. Ndavuga ariko ko kwa Mugandamure basenga, imodoka n'ubuntu, kugenda n'ubuntu, imodoka ntayo nzagura, umva ndarushye. Ahasigaye nanjye ubwanjye nkwiriye kugira gute, kwakira umwami Yesu nanjye akaronjya kuruhukira. Rakata mbishengutsemo mbivuyemo ndagiye. Koko naragiye muri ya modoka ndushye, ndemerewe, hahandi ubwanjye ntarifite n'ikintu ngaburira abana, hahandi ubwanjye ntashobora kubona nabona akazi, reba kugira ngo utunge abana 4, nta mugabo ufite. Ndangije ndagenda nitura muri Isisi. Uwo munsi ngezeyo nsanga numva ko umwami Yesu, numva ko ari wowe wanduhura, nkumva wenda byibura ngo umuntu yambwira ngo ngumva kubona Imana ivuze, nabanga ko bavanga Imana iravuga, byibura hagize n'umuntu umbwira ngo umva kubona Imana ikubwiye. Ngenda numva ko nshaka kugira ngo numve ko Imana yanduhura, nanjye ubwanjye numva icyo Imana ibwiye, imbwira ku buzima bwanjye. Ubwo urumva bya bindi byose muri bwa buzima bwose nabitaye, by'intuza byo mu muryango by'icubwo, nafashe inzira kugira gute yo gusanga Kristo. Ubwo muri kwa kundi nahise ngenda, ndavuga ntiwe ngiye gukurikira Kristo, ngiye gusenga Imana ingire neza, kuko nta buzima ngifite mu isi, nta n'abantu bakinyitayeho, ngiye kurako naruhukira ku Mana. Numva bya bintu nagiyemo byo mu bapfumu, numva bikingarukaho. Nibwo nahise numva ndagenda ninjira mu cyumba, nihannye ibintu ndumva ari ibintu bibiri nihannye kujya mu bapfumu, kuko numvaga ndushye n'Imana yabibonaga. Narihannye ngo Imana imbabarire kuba naragiye mu bapfumu nkajya kuraguza. Nihana n'ikindi kintu, numva narihannye ngo Imana imbabarire kubeshya, n'ahantu hose nirwaniriye, naho natandukire ku Mana, Imana yamwica imbabarire. Nibwo nagiyemo, nkimara kwinjira gutya ku muryango batereka tugusengere, bahise bansengera, bamaje kunsenya narinjiyemo, numva imbaraga z'Imana zitangiye kumfata, numva ibintu birahindutse, numva muri njyewe bavuga bati tera haleluya, haleluya nkayitera, ariko nkumva mfite ubwoba, nkumva reka, nkumva ahantu ninjiye, nkumva n'ahandi hantu. Ariko icyo gihe nibwo numvishije ijwi ry'Imana, Imana yakoresheje umuhanuzi, ngiye kumva numva hisa mfata ku bitugu, Imana irambwira ngo naragushatse ndakubura, irambwira ngo n'umusatsi wawe uri ku mutwe wawe ndawuzi. Nibyo gusa Imana yambwiye, numva hari izindi imbaraga zingiyemo. Umaje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mbere utarakizwa wari ufite inyatsi na karande zikwirukankaho, ese umaje kwakira Yesu Kristo izo nyatsi zo byagenze gute? Ese ko wari uruhijwe, wari ufite ibyago byinshi, wari ufite n'umubabaro mwinshi, umaje kwakira Yesu Kristo bwo byagenze gute? Maje kwakira Kristo rero
nibwo nagezemo Imana isa nkaho incishijemo akayaga, ariko sinari nzi gusenga. Kubera ko nasengaga mu basilamu, sinari nzi kuba navuga ngo mwami Yesu, sinari navuga ngo iki, reka da. Muri ubwo buzima rero ninjiyemo, nkimara kwakira Kristo n'umwami n'umukiza, habayeho ikintu cyitwa kuba Imana yanyigisha kugira gute gusenga, nkaba namenya gusaba Imana. Nibwo nahise mbona Imana ndayibona, Imana ingira neza, Imana iranduhura mu mutima wanjye kuko nari ndushye, nari mfite byinshi cyane byari mu mutima wanjye byari bingoye, nari naniwe cyane, ariko Kristo yaranduhuye, anduhura uwo mutwaro, menya ko Kristo ari umwana w'Imana, menya yuko Kristo mbese yabambwe ku musaraba ari njyewe abambiwe, kuko yamvanye muri karande, amvana mu kunywa inzoga, narayinywaga, mbana mu byo kuraguza. Nubwo ubuzima bwakomeje kubaho ubuzima, ariko Imana yabanye nanjye muri ubwo buzima. Imana iranyiyereka, Imana yaranyiyeretse cyane, tubaho n'umugabo mu buzima butari bugoye cyane, ariko Imana yakomeje kubana nanjye muri ubwo buzima. Ariko icyo ndi kubwira abantu muri ubwo buzima, abantu bakiraguza, umuntu utarakira Kristo, umuntu ukiri mu byaha, umuntu ukiri inyuma kure cyane. Nari ndi muri Egiputa, ndi mu byaha, nari wa muntu wari uremerewe cyane, ariko Yesu yaranduhuye, anduhura mu buzima bwanjye. Ntago nari nzi ko Imana ibaho, ariko icyo cyo kuko iri hanze ntumenya ko Imana ibaho, ariko icyo cyo nicyo nshima Imana, kuko nabonye imirimo n'ibitangaza. Mbona Yesu wenyine ni ukuraho inyatsi, mbona Yesu ni ukuraho urupfu, mbona Yesu ni uvanaho karande. Icyo nicyo nshima Imana. Niyo mpamvu nsabira abantu ngo muri ubwo buzima, abantu bakiri inyuma, abantu batarakizwa, bagomba kugira gute, bagomba kuvayo bakakira Kristo, kuko n'uruhura abarushye. Tugenda tugana ku musozo, ese abantu batarakizwa ubu nari nk'ibihe bintu nka bibiri bahombye? Umuntu utarakizwa aba ari mu mwijima, ntazi ibipfa n'ibikira, kuko aba afite izindi mbaraga zimubudikiriye. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ngo uwo muntu utarakizwa kamere, nusenga ubu akaba atarakizwa kamere, yongere yegera Imana, kuko igihe kiri kumutakarana. Rero uvuze ko wamaje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aboneho kubwira abantu yuko abantu batakijijwe bahombye kuko bafite umwijima babundikiriye. Ese ni ikindi kihe noneho ubona bahombye, usibye kuba bari mu mwijima babundikiriye, ni ikindi kihe bahombye? Ikintu bahombye kwakira imbabazi za Kristo n'umwami n'umukiza. Icyo nicyo bahombye, kandi Yesu aracyateza ibiganza, aracyaruhura abarushye. Usoza turagira ngo usengera abantu bakiri mu mwijima wa Satani. Hari abakiraguza, hari abagisinda, hari abagisambana nubwo ho wenda utasinze, ariko hari abantu bakiri mu mwijima wa Satani. Turagira ngo dusoza ubasengere nabo Imana ibakureyo. Umuntu ukiraguza, ndagira ngo muhe ubutumwa, mubwire ngo kwa Satani nta mahoro abayo. Nkagira ngo mubwire ngo umuntu ukinywa inzoga akumva ko aruhukira mu nzoga, akumva ko ariyo mahoro ye, nta mahoro ari mu nzoga, ahubwo amahoro ari kuri Kristo. Icyo ngira ngo mbabwire ngo umuntu wese waraguje, n'umuntu wanyweye inzoga, n'umuntu wahuye n'ibibazo, akaba kirushye, akaba yumva ko mu mutima we nta mahoro afite, nta n'ibyiringiro, icyo musabira n'ibyiringiro. Ndagira ngo umuntu wese unyumva kuri iyi radiyo, ndatanga inomero zanjye za telefoni, hanyuma uzagira icyo ambaza nzamusubiza. Uzifuza ko namusengera, uzifuza ibindi ashaka kuzumva, azampamagare nzamubwira. Umuntu rero wumvishije ahantu ari
akaba akiri muri iyo karande yo mu muryango, akaba akinywa inzoga, akaba atarakira umwami n'umukiza, akaba kitaryama adasinzira, kuko sinaryamaga sinasinziraga, nta n'amahoro nagiraga, ariko amahoro nayaboneye kuri Kristo, nta handi hantu nayaboneye. Nta n'undi muntu utanga, wabana n'umugabo ukagira amahoro, wabana n'umuryango ukabumva ufite amahoro, ariko amahoro umuryango waguha n'amahoro umugabo yaguha ntago aruta ayo Kristo yaguha. Ubwo rero umuntu wese wanyumvishije aca imbere y'Imana bugufi, dusenga Imana. Data mwiza, Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, ushoboye byose Kristo, witwa ndiho kandi uzahoraho. Mwami wanjye, kubw'iki kiganiro Kristo gitambutse kizagenda kikagera amahanga yose, nyakubahwa Imana. Data mwiza, ari benshi Kristo bari mu mwijima, bakibudikiwe n'izo mbaraga Kristo, nanjye ubwanjye nari imbudikiwe nazo. Nyemerera aya masaha, nyakubahwa Imana, iki kiganiro Kristo w'i Nazareti, umuntu wagiteze amatwi akacyumva, nyakubahwa Imana, umwuka wera umugenderere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi nyakubahwa Imana, uracyicaye ku ntebe y'impuhwe n'imbabazi, uracyateza ibiganza kugira ngo Kristo abarushye n'abaremerewe, mwami wanjye, baze bagusange. Nyemera rero aya masaha, Data mwiza, Kristo nk'uko bamvanyeyo ukanzana imbere yawe, nyakubahwa Imana, nkamenya impuhwe zawe n'imbabazi zawe, nkamenya kugira neza kwawe Kristo, nkabona ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niyo mpamvu sabiye abo bose Uwiteka bakiri iyo ngiyo iredebari kure cyane, bakibudikiwe n'umwijima. Data mwiza, nyemerera Kristo rero aya masaha, nyakubahwa Imana, turi imbere y'ubwiza bwawe, imbere y'amaso yawe Kristo, ugenda ubageraho Kristo. Kandi Data twese bakore ku mutima mu izina rya Yesu Kristo, bamurikira umucyo wawe, kubw'uko Data mwiza ari ushoboye byose. Rero izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data mwiza, turagushimye turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe, mwami wabashije Kristo, kugira ngo Data wa twese Mana tube turi imbere yawe. Niyo mpamvu nyakubahwa Imana, sabiye umugisha Kristo abateze iki kiganiro, nyakubahwa Imana. Niyo mpamvu sabiye umugisha Kristo n'umunyamakuru twabanye nawe. Nukuri Data twese nyiringabo Imana, abantu bose turi kumwe muri iki kiganiro Uwiteka, basabiye umugisha turutse kuri wowe, basabiye amahoro, basabiye umunezero. Kandi Data mwiza, nta wundi utanga umunezero n'amahoro, niwe Kristo nawe turuhukiramo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Kristo kubyemeye, bisabye neza mu izina ryawe. Amen.